Linda akomeje kugaragariza urukundo abana bo kwa Pascal. Nadine yo ngo inzozi zarazikabije. N'urunana. Linda ngwino. Habaye iki kuje wiruka Andri? Amuzara na Kaze baraje. Nkuguguye kandi warira Andri. Mama nawe warakubwira ngo ujye ugenda buhora. Kaze ni muze Linda arahari. Linda, twategereje ko iwanyu bagenda ngo tuze turaheba. Kandi ndashonje. Kandi wa mwana we tuzaguhimba ndashonje. Mugume hano mu gikari rero. Papa yakora nyuma ya saa sita. Linda, papa wanyu arahari. Linda arababeshya papa yagiye. Ko nabonye mama wanyu agenda wenyine. Nyine papa arakora nyuma ya saa sita ariko hari ahantu yagiye. Linda, mwatubwije ukuri niba papa wanyu ahari tukigendera ko ngiye mwitinyira. Papa wacu ntacyo yabatwara n'umuntu mwiza muza. Ikigaragaza ko hari nuko mwaduhejeje mu gikari. Muribuka ko twumvikanye ko uyu munsi ndi bubigisha ariko. Nanjye ndiga. Nawe uriga Muho. Kandi nshonje. Muho, ceceka. Ngiye kuba tica Kanyabungo. Ubundi mbigisha imibare sibyo? Linda rwose. Yego turiga ariko nagaye Muhoza rwose turashonje pe. Nta gikoma babahaye. Umva umwana w'umutatsisha uretse igikoma se iryo bya nijoro byo twarare tubihawe. Ndabizi umuntu ntiyakwiga ashonje niko papa ajya avuga. Nimba ari ibyaraye ongera uturwaneho. Naho ubundi nushaka kube tica Kanyabungo, ube Budesiana, ube Mugisha, ube Beatrice n'abandi barimu bose. Children say yes teacher. Yes teacher. Teacher agiye kubashakira ibiryo ubundi mwinjire mu ishuri, okay? Yes. Ariko se kere izo kuruse rwose urumva uri uzikore kugeza ryari? Wambanye papa? Nakubona se. Numaze kuntambakaho 5 cyangwa 6 ra? Ndajya kuri toilette navuye nkumva mise nshaka gusubirayo nagaruka bikaba bityo. Umva rero kirere mwana wanjye. Tuza rwose. Tuza pe. Ndabigerageza bikanga papa. Erega buriya mubwira ibintu byose ni mu mutwe kere. Wowe banze utekereza uti niba papa wanjye yarakoze ibizani bya leta akabitsinda kandi ari umusaza ubu akaba ari engineer. Je byaranize iki? Ariko se wa mungane wakoresheje irihe banga papa? No gutuza. Gutuza rwose. Ngari kumwereke. Umume kuzamura umwuka. 1 ongera 2 ngahongera bwa 3. Ikizamini sinari rwose ugiye kurwana nayo kire. Wewe wakoze ibyo wagomba gukora rwose. Bariteguye. Uri igisiga ugiye kugenda wicare, utuze, utegereze ko bazana ibizamini rwose. Ubundi wumva amabwiriza yo kugikora kandi rwose uyubahiriza uzagitsina ndabizi. Urakoze papa. Ngaho tunganye dukoresha twawe rero ujyana nanjye ndaje nitegure ngo tware kuri moto yanjye mugezeyo. Ibyo uvuze ndabyumvishe neza bushumba. Ariko se wumvise ibiki wowe? Ubu ko mvuganye byinshi n'umukobwa wanjye. Ibyo wumvise neza cyane kurusha ibindi nibiye kuko kankwa. Ngo ugiye gutwara kerere kuri moto mugeze ku ishuri. Cyane rwose. Mbere y'umuryango agomba gukoramo ibizamini ahubwo. Ariko rero wa mugabo we ubwire umukobwa wawe wamwishe umutima. Ngaho. Ariko ubu nukumufasha muri ibi kuko akeneye ko tumwitaho cyane rwose. Nanjye rero ntimunsige ngiye gukora kwa Ruremesha. Ubwo ntimunsige turajyana. Ariko se ubwo aragira ngo mbaheke muri babirira? Cyane rwose. Turageza kerere ku ishuri twembi tugarukana ngeze kwa Ruremesha. Ariko kankwa nkubaze. Uburyo ibintu bumva atari ukuvanga. Ubu koko dukurikira ku mashuri nuko wambaye n'isuka ku rutugu niki ubwo nk'ibyo babyita iki?
ni ukuri yabuze gato ngo tubisikane Nadine. none se ubundi uzindukiye he mujye? Umva Nadine ngiye mu murimo. Buretse gato ngo amakuru ashyushye rero. Umva buretse? Kagira inkuru wo kwibara rero. Umva mujye ubu ngiye w'Ingabire Nadine mu minsi mike ndabandi madamu Musonera Patrick. Ngwiki. Umva ifi yarafashwe niba ari umupira werekeye mu nshundura neza ubu ndatwite mujye. Koko se Nadine ndatwite mugeni inda y'umusore mwiza uzi gutanga icyo bita keya witwa Patrick Musonera. Yego ku felicitation madame ndabona wahimba. Ubitikiye kwicara mu rugo rwa Patrick ndayegamanye mu nda yanjye. Wabimubwiye se? Wapisha narayijoro ntekerezo ko mboma kubimubwira mugeni sinasinziriye pe. Ngaho rero mbwira urashaka kubimubwira gute? Nkubwira ko nyine ubwonko bware buzenguruka nibaza uko nzabigenza. Nzamuha igisubizo cyo kwa muganga, nzamuteke neza nimara kumugabura mbivuge, nzagura akabyeri mbimubwirireho, mwihorere nzamutungure, azaje kubona abone indani nkuru. Mvange neza urusa n'uruta kandi bwakeye Nadine. Ese ugira ngo sinzaze narose kuva kera mujye? Ariko se nanone ninabimubwira ko nzaba nihombeje kaza pato wanjye yari kuma nk'umugore utwite we. None se umva atari byo mujye? None se umva atari byo mujye? Niba Patrick yita ku mwana byanye n'undi mugabo urumva ko namenya ko nkwituwe azamwitaho gute? Uzi ko ariko atajya ataha ntacyo azaniye ndemezo we kandi bagakina nkabona byashimishije rwose. Nadine nawe cyo nkubwira. Kubera iki se ntabwo bigushimishije? Umva nkubwire rero ngiye. Ndakumva mujye. Inama nakugira nimwe iyo kubahiriza amabwiriza yo kwa muganga nk'umugore utwite kugira ngo akurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe. Ayo ngomba kwibahiriza mujye wigira ikibazo. None se niba uteganya kubigira ibanga urumva uzayibariza gute Nadine? Kuri urugendo rwo kwipimisha nk'umugore utwite ugomba kurugendanamo n'umugabo wawe. Mufatanya kugirwa inama zo kwita ku mwana uri mu nda. Kaze wagicucu. Nawe uri igicucu muza. Sigira umwana cyangwa nkumene. Kandi gutukana ni bibi. Iwacu niko batubwiye. Kaze uranyumva nunyumva. Ndagukubita muza ndagukubita. Ndagukubita kandi. Rinda tabara bararwanye. Muzana Kaze musigeho. Banatukanye kandi mama na papa baratubwiye ko gutukana ari bibi. Bantuze. Yangane muhoza n'icyakaze cy'igisambo. Kandi nge winyita igisambo muza. Urwo rutwe rumeze nk'ikidagede ndarumena. Niba ari ibyo byanyu byo kurwana no gutukana nta biryo ndongera kuba. Keretse nibasabana imbabazi. Tubabarire Linda. Tubabarire nituzongera Linda. Twavuze ngo musabane imbabazi. Tubabarira Kaze. Nanjye mbabarira. Ariko ntuzongere gucuranwa Kaze dore wahise ucura muhoza. Muhoza ndaza kumushakira ibindi biryo nitumara kwiga. Murakoze Linda. Muze mwicare mutegereze ticaraje mu kanya. Linda ko watinze kingura. Ubundi tica Kanyabungo ngiye kubigisha imibare. None se tica Kanyabungo yambara imyenda ya papa? Linda ko wambaye imyenda ya papa wawe. Mbega igipantaro n'ishati bitamukwira. Nabwiye ngo ndi tica wanyu Kanyabungo. Niyo mpamvu nambaye imyenda y'abagabo. Buri mwana atunganye mu mwanya we mwicare twiga. Linda uratangaje n'ukuri. Harabura amadarubindi ugahita uwakanya ngo wuzuye. Linda, Landry, ibi ni ibiki? Tica Kanyabungo. Uti? Arakubwiye ngo ni tica Kanyabungo mama. Natwe tukaba abanyeshuri. Ubu Linda n'umwarimu wacu. Simbyumva. Linda nta soni. Mama, uyu ni Muzara, Kaze na Muhoza. Chizurunga ari hanze. Rero abana niyemeje kubafasha. Wafashe ikiri? Muzara na Kaze bagize amanota make mu ishuri aho biga mu mwaka wa mbere. Kandi ziko nge niga mu mwaka wa 4. Nanjye nigana nabo mu wa mbere. None kugira ngo nawe ubutaha bazagira amanota meza niyemeje kubakorera gahunda nzamura ubushobozi mu biruhuko. Ibi ni ibiki koko mana yanjye? Ibintu byose mwabitereye hejuru nta kintu na kimwe kiri mu mwanya wacyo. Ibi ni iki koko ri? Kwari kugira ngo tubone aho twigira. Usanze maze kubigisha imibare nabahaye imyitozo mu kanya gato ndayikosora. Muzara nawe Kazeye
karame mama Linda. mufate abavandimwe banyu maze mutahe iwanyu urumva Linda karame mama ihute vuba none ahangaho ukuremo iyo myenda ya so wambaye mutahe nyine muzagaruke ejo. bagaruka gukora ikirandiri Linda ko nkubwiye kujya gukuramo imyenda ya so aho kugenda ukankanurira nuko mbona warakaye mama. igikurikiye uracyumva nyine ni ukuguhana kuko ibyo wakoze ni amakosa nawe reba uko uyisarisa wagira ngo tuharagirira amatungo. Mbabarira n'umwite mama we nashakaga. Ndavuze ngo njya gukuramo imyenda ya so vuba. Erega uririza ntaranakunoba. Kuzi kutinya inkoni se kuki ukora amafuti. Kuri urimo wenyine se Patrick? Nanjye nibwo nyihagera. Nsanze abahirwa ntabahari. Ariko ibyo byose ntibari kuri ko nsanze hegetseho. Ubona Dina ntawe uhari rero kandi ari we nashakaga. Nako nabashakaga mwembi. Twembi udushakira iki se? Kubaganiriza Patrick. Mutuganiriza iki mujyana? Niba ari mituwere ku kwezi ko kwishyura gutangira nabirangije. Burya rero umujyanama w'ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umwana n'ubw'umubyeyi ntasiba mu rugo rw'umugore utwite. Mumenye ko ngomba guhora. Umugore utwite? Nadine uriya ngomba kumuba hafi. Nkamenya ko kurikiza n'amagirwa n'abaganga. Kandi ko agomba gukurikiza inshuro 8 zo guhura na muganga. Kandi nawe nk'umugabo ugomba kumuba hafi mu gihe cyose atwite kugeza byaye. Mujyana uri muzima cyangwa Nadine utwite uvugana uwahe? Nadine hano mu rugo rwawe. Kunseka se Patrick. Mujyana wibeshye rwose. Wasanga rundi mubyeyi bitiranwa ukabuje kureba utariwe. Nadine ntatwite ahubwo genda ibibazo urugo bakubwiye rurimo umugore utwite butarakwiriraho. Ndabizi neza ko urugo rurimo umugore utwite Patrick. Njaha mfite ubutumwa bw'ikigo nderabuzima. Ariko se abajyanama b'ubuzima ko tubazeho ubunyangamugayo nkawe ko kubwo ngubwo wagiye unywa nkeye. Nukuri wasinze mujyana. Taho banza usinduka uzakomeza akazi ejo utasinzi. Sibwo mpinduye umusinzi. Abasinzi nibo bavuga ibiterekeranye. Nakubwiye ngo ibyo mvuga ndabizi. Mfite ubutumwa bw'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. Uru rugo rurimo umugore utwite kandi ngomba kumukurikirana ku nyungu z'ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. Nanjye nakubwiye ngo urugo nta mugore utwite ururimo. Urashaka kuvuga ko ndusha kumenya ibera mu rugo rwanjye se? Patrick namenye ukuri kubya bwibaza byakira ate? Ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kwa gatatu no kwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.